ngo harya ngo ndwaye umutezi. Ikintu muzi ni ukuza gutukana ku ma space yanyu, ukaza kunkingura ukavuga ngo niyo napfa mu gitondo waza ugashyingura, ukaza ukangiranye n'amarimbi ngo mpfuye ntacyo u Rwanda rwahomba. Jackie ubwe yanyemereye neza yuko we n'umunwa we yuko yarozwe pe. Yes, reka nongere mikaza abantu mukurikiye Umwitsi TV, ikinyamakuru cyanyu nabazaniye umuryango mugari w'abanyarwanda kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu kandi duhana amakuru ku gihe, tumenye uko bimeze hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, Afrika ndetse n'Uburayi. Nsuje abantu mwese mudukurikira, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari amahoro, nizere ko ibintu ari urujya n'uruza. Kayitare Ntare umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi umwinfluencer byahamye kugira ngo njye mbagezaho akantu ku kandi ingingo kwinda, ariko reka nongere ngaruke ku bantu bimaze kuba ikibazo, ku bantu bimaze kuba ikibazo. Ubwo nanjye sinikuramo kuko ndi muri uwo murongo, ariko kuba nkurimo ntago bivuze ko nkora nk'iby'abandi bakora, kuko jewe ntanga challenge cyangwa se nshyiraho itandukaniro n'iby'abandi, kuko mba ngomba no kugaragaza impamvu nkanatanga n'urugero. Ndabibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse na sharing kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Kora subscribe nyamuneka, ariko wibuke gukora kunzogera y'amatwi kugira ngo inkuru igiti kugeraho. Nzajya mbibabwira nukora subscribe ariko ntukore kunzogera, ntabwo bizajya biba bihagije, nta makuru uzajya ubona. Twebwe inyungu tuyirimo, ariko se wowe bizajya bigenda bite? Ibyo mba mbikubikije kugira ngo biguhe umusaruro natwe bituzanira undi, bitaduhaye twenyine ngo usigare. Kandi urumva babikoze kubw'urukundo no gukunda amakuru yacu. Hanyuma rero, umwe mu bantu bazwi muri iyi mihanda cyangwa se bamenyerewe mu bintu bya social media, muramuzi, bamwita Jackie. Jackie ubu tuvugana uyu munsi wa none ararembye, arahwereye ndetse amerewe nabi, ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Jackie mwakunze, Jackie wagaragaye mu bintu bigiye bitandukanye, Jackie wagaragaye yubaka urugo ntirumare ukwezi rukamara icyumweru, Jackie washatse umugabo ntibajye imbizi, Jackie wagaragaye avuga ibintu bitandukanye, ibyubaka n'ibitubaka. Reka mbivuge kuko nta muntu uba mwiza ku mpande zombi. Nawe wisuzumye wasanga hari aho ukosa, hari aho ubogama, ahandi ukabigenza neza nuko. Ariko Jackie ubu tuvugana, Jackie ari mu bitaro arwariyemo. Ntago njya nkunda kuvuga niba ari hoteli runaka, niba ari akabari runaka, niba ari iki. Ubwo genda avuga mbice hejuru kuko ntabwo mba ndi kwamamaza. Nuko bimeze, mutazajya mugira ngo nta nubwo mbizi cyangwa se ndi gutanga amakuru atuzuye. Ariko umuntu nanyishyura nzamuvuga, nzamwamamaza nta kibazo, kuko mba ndi mu kazi hano ku Mwitsi TV. Hanyuma Jackie, impamvu mbivuze, musanzwe mwumva inkuru ya Jackie itrendinga, yirukanka ica hirya no hino mu matwi ya bamwe, abandi badashaka kuyumva, abandi bayumva, ababica hejuru, ababikiniramo n'ababishakiramo views. Nyamuneka abanyamakuru bo kuri YouTube cyangwa se abefluencer, tuzageza hehe mu gukunda views no kwirengagiza ikiremwa muntu? Muri twebwe nta muganga urimo, yaba uvura kinyarwanda, yaba n'uvura bya kijyambere. Muri twe nta muntu urimo nyine uzi ibintu akora. Twebwe ibyacu ni amakuru. Ariko reka tuvugisha ukuri, ese niba udashoboye kugira icyo umuntu cyangwa se icyo umufasha, ntiwanamuhururiza cyangwa se ukamutabariza? Jackie aryamye mu bitaro arimo araboroga, ntabwo ari ukurira, ni ukuboroga. Buriya iyo umuntu ari ku ngoyi cyangwa se ubuzima bwe bugeze mu magi, ni hahandi bavuga ngo arimo araboroga. Noneho kuboroga byarashize, Jackie ageze ku rwego rwo guhirita cyangwa se guhiritira ahantu ari. Impamvu ndi kuvuga cyangwa se ndi gukoresha ayo magambo aremereye gutya, Jackie baramupimye kwa muganga nk'uko abyivugira n'amagambo ye, babuze indwara n'imwe. Baramusuzumye babura indwara, bamufashe ibizami bigiye bitandukanye babura ikintu arwaye. Jackie bamucishije mu cyuma basanga nta n'ikisi, nta n'urwoya rw'ipusi rwamugiye mu kanwa, byibuze ngo bavuge ngo nirwo rwamurembesheje habe.
Jackie ubu ahantu arwariye mu bitaro arimo ni ukwirirwa boroga gusa hirita, nta muntu wo kumufasha, nta kirengera afite, habe n'umuntu n'uyu n'umwe wamuvugira. Reka ntunga agatoki, hari abantu bita ba buri nguni na buri kantu. Abo bantu ni bamwe mu bantu wagira ngo bashishikajwe, banishimiye uburibwe bw'umubiri wa Jackie. Impamvu mbivuga ni iyi: nibo ba mbere baza kuri cano yabo bakarikokereza, barangiza bakavuga ngo Jackie ararwaye, ngo yemwe ngo ntituzi uwamuroze, ngo kandi yararozwe, ngo kwa muganga babuze indwara, ngo ariko ngo reka dutange nimero ye ngo kugira ngo bashyireho amafaranga avurwe, kuko nta bushobozi afite, nta n'umuntu wo kumwitaho uhari. Ese mu by'ukuri ubufasha buratanzwe? Mbese nako message barayitambukije cyangwa nibarusahurira mu nduru? Tujye tuvugisha ukuri, ntidugace ibintu hejuru. Bano ba buri nguni na buri kantu, niba ushaka gufasha Jackie, reka mbwira abantu bari hano mu Rwanda, abari i Burundi, no bano ba buri nguni na buri kantu, bano bahungu banjya mu mutwe ndetse bakambabaza. Impamvu ni iyi: iyo barimo baratabariza Jackie, so kumutabariza, iyo bari kumushakiraho views, bakunda kuvuga ngo rwose ngo kandi Jackie ngafite inshuti nyinshi Burundi. Yego ni byarazifite, abarundi ni inshuti zacu nkuko natwe abanyarwanda turi inshuti z'abarundi, turakundana ibintu byose. Ubona ko mu buryo bw'ubuhanzi, bihangano, mu buryo bwo guhana amakuru tuba turi kumwe 5 kuri 5. Ariko se buriya baba barimo baramushakira ubufasha cyangwa barimo bamushakiraho views? Impamvu ni iyihe? Ngo rwose ngo urabona ko Jackie ngafite inshuti nyinshi Burundi, ngo mushaka ntabwo ari kuri yabatabariza umuntu. Gira uti Jackie mwakunze bimeze gutya, ararwaye, ararembye, nta muntu afite umugeraho, nta muryango afite umwitaho, nta murumuna we, nta mukuru we, nta nyina, nta se wabo, nta nyirasenge, nta na mukasi. Nyamuneka ubushobozi twari dufite twebwe ibyo twakoze twagezeho turananirwa, ariko mudutabare pe. Nk'abantu mwakundaga Jackie, mukunda n'ibiganiro abagezaho, mushaka ukuntu dukora ka contribution hazavamo tumuvuze. Niba ari kumuvuza kwa muganga bisanzwe nkuko tubimenyereye, cyangwa ari kujya mu Kinyarwanda, jewe n'ibitekerezo byanjye, ariko nanihaniza ba buri nguni na buri kantu. Cyo tuvugisha ukuri, kuko hari n'abari kuvuga gutyo ariko banifuza ko yapfa burundu akavaho, kuko buriya murimo murakora ngo muri kumutabariza, mwebwe iriya ni inkuru muri gukora y'igice, ahubwo mumeze nk'abari gusenga ngo apfe, none inkuru yanyu yuzure, views mushaka muzibone. Shuti zanjye, ni ukuri kw'Imana muri abana babi. Gereka mbabwiza ukuri hano mpagaze, niba ari 5 mfite nzabishaka, ntabwo nzabicisha kuri nimero yanyu mutanga, cyangwa ya Jackie niba ari nayo. Nzashaka niba ari 5, niba ari 10, sinzi ngo nangayo nzabona. Na cameraman wanjye niyo gahunda twafashe, tugere kuri Jackie aharyamye ku gisasiro cye, tumubwire nti akira ubufasha twabonye n'ubu, niba hari cyakorwa n'abandi babishoboye baze babikore, ariko utajya hariya ngo uvuge kuriya. Hamagara abantu babwire nti muze mudufashe, dufatanye nk'abantu dushaka amafaranga. Niba hari abantu bo hanze b'aba diaspora bashaka gufasha Jackie, nimucisha ubufasha bwanyu kuri iyi nimero ya telefone ibaruye ku mazina ya Naya. Aya mafaranga nayo gufasha Jackie mu buryo bwo kumuvuza kugira ngo ubuzima bwe cyangwa amagara ye abe mazima. Abantu babyumve banabimenye. Niba munabikora mubikora mu mafuti. Ibyo bintu byo guhora muvuga ngo ubufasha, kwirirwa muvuga ngo Jackie ngararwaye, ngo ntabwo ibyo ngibyo rwose nta hantu byarya. Ubuse tuvugisha ukuri, Jackie nta binyamakuru bya YouTube bikorera kuri murandasi atazengurutseho. Jackie nta YouTube ataciyeho. Jackie nta kintu atakoze ngo abaha ama views. Ibyo mwashakaga mwarabibonye. Ariko ndagira ngo mbibutse nyuma, mbere yuko hari icyo ngeraho, mwibuke dore imboga apfa, abantu bose yahaye views, yahaye ibiganiro bakabona views, nta numwe wagiye kumushyingura. Umuntu wagiyeho n'indimbati wenyine. Nzajya mbaho urugero bigendeye kuri aba bantu, kuko ndi kubona isi ya social media nukuri igiye kutumaraho abantu. Ugize ngarazamuye umutwara amenyekanye, bahita bamukura mu nzira. Ahubwo nanjye ndabona ngiye kujya ngenda gake, sinzi aho bazandogera, kuko numvise ari abavuga ko bamurogeye ku gituro cyase, ngo bakamurogera ku twenda tw'imbere.
kugeza n'uyu munota akaba ari kurebwa. Andi makuru mfite ni uko bivugwa ko Jackie yarozwe n'umugabo w'umusomaliya utwara za ano makamyo ajya za Mombasa, bino bya rukururana nyine bya romoroke. Bivugwa ko yararanye na Jack, uwo mugabo bararana akabura miliyoni n'igice. None uyu munsi akaba ari uri kurogesha Jackie, ari cyo kiri gutuma agira uburibwe bungana kuriya. Ikindi nanone nuko umuntu wese uzi ko akunda Jackie avugisha ukuri, mwandike muri comment. Nagira ngo iki kiganiro mukirangize kugira ngo mujye munamenya naho mutera comment, kuko bano bantu baraza bakababwira ibintu uko bishakiye, bigendera bihitira uko binyuriyeho, ntimumenye ukuri. Nzajya mba hano mbaho ukuri, mbabwiza ukuri kugira ngo munabyumve, munamenye n'abantu mubana nabo. Impamvu ni iyihe? Ubu tuvugisha ukuri, hano mu Rwanda haruze umudokiteri ushobora kwita kuri Jackie ikibazo afite kikarangira. Icya kabiri, hano mu Rwanda niba koko yararozwe, tuzi ko njya numva bavuga ngo abavuzi ba gakondo baravura. Ubu hano mu Rwanda habuze umuvuzi n'umwe wakwigaragaza ngo aze avure Jackie, uvura kinyarwanda, byibuze uburibwe afite bushira, azanamushimire byibuze. Ese reka mbabaze, mwirirwa mutakanga amafaranga, ibintu byose nyine mwabigize amafaranga. Ubuzima bw'abantu buzajya bugenda kugira ngo gusa mubika amafaranga mu nzu zanyu no mu mifuka yanyu. Cyo tuvugisha ukuri, ubuzima bw'umuntu buragiye, mwebwe mukeneye amafaranga. Kandi ejo nawe nugenda uzakenera abantu mbere yuko ukenera iki? Amafaranga. Mwafashije Jackie, nyamuneka gakira. Ese niba mu Rwanda harabuze umuvuzi umuntu wamuvura, niba ari umuvuzi aruvura kizungu cyangwa se ari gakondo, ubu ngubu hanze y'igihugu ntabahari. Tuvugisha ukuri, ubu ngubu habuze byibuze n'umuntu witanga ngavuga ngo dukeneye mfite amafaranga ya naya, mugende muvuze Jackie. Ikindi nanone, bano bantu birirwa bavuga ngo Jackie ngo ararwaye iki, ni ukuvuga ngo bo baravuga ngo Jackie ararwaye gusa, ariko nubwo bavuga ngo ararwaye ntabwo bagaragaza n'uburyo umuntu yabikoramo cyangwa se yabinyuzamo kugira ngo Jackie akire. Nyine ni Jackie ararwaye, Jackie ararembye, Jackie arapfuye, dore ijambo rya nyuma avuze niri, nyine nibyo bihoreramo. Ariko nta muntu n'uyu n'umwe ndabona urahagarara gutya ku maguru ye abiri abivugisha amatama yombi avuge ngo indwara ya Jackie irasaba miliyoni 2 cyangwa 3. Dufite aya haraburaya, kugira ngo n'abantu bamenye ibyo bari gukora, icyo bari kubikorera, n'ikigero bari bubikoreho kugira ngo ikibazo kive mu nzira. Ngira ngo mumaze kumva nyine uko ibintu bihagaze nuko bimeze. None se shuti zanjye, ubu ngubu koko Jackie atuve mu maboko agende? Jackie yakoze irihe kosa? Jackie yakoze ikihe cyaha? Jackie yahemukiye nde? Jackie yibye nde? Jackie yatutse nde? Yishe nde ku buryo Jackie adakwiriye gufashwa ngo yongere agende, nyine yongera abe muzima yisange muri societe? Nyamara nubwo murimo mubyirengagiza, Jackie hari abo yashimishije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu buryo bw'ibanga simbizi, mu buryo bugaragara simbizi, yaba gusetsa abantu no kubashimisha ku mbuga n'ibintu bitandukanye. Icyo nzi cyo, mu byiciro bigiye bitandukanye umuntu yanyuza amashimisha abantu. Hari abo Jackie yagiye ashimisha mu buryo butandukanye, yaba ugaragara n'ubutagaragara. Ariko mwese mwararuciye murarumira, nta muntu ushaka kumva Jackie n'umwe, nta nushaka no kumucana iryanga murebe. Mwumve nyine abantu biyisi nahisi igejeje abantu, mubanze mwumve ubumara bw'abantu, mwumve nyine inyoko muntu icyari cyo. Narababwiye ngo simba yakwanzira kwa dunia ndo muntu. Mubanze mubyumve, munabyumvire, munabimenye. Ariko bari hari abamwe baravuga ngo Jackie arapfuye, manange buri nguni na buri kantu. Ba brother, ntago mbanga akazi mukora nanjye niko nkora, twese tuba dushaka views, ariko ndababwiza ukuri, mu bintu byose murimo murakora nukuri murimo murahemuka. Reka nihere ubutumwa buri nguni na buri kantu soza n'ikiganiro. Nukuvuga ngo mugende mureba amafaranga hari, cyangwa se murebe niba atanahari, niba ari zero money cyangwa se hari duke duhari umuntu yaheraho. Mushyiraho umurongo muvuge ngo
turatabaza, turatabariza kandi turahuruza, turanahururiza Jackie. Nyamuneka dufite ibihumbi 200 hano kandi Jackie akeneye kuvuzwa n'ibihumbi 500. Niba ari 300 bisigaye, ni ukuri nta n'amasaha 5 yashira ibyo bihumbi bitaraboneka kugira ngo Jackie avuzwe. Mwebwe nimuvuga amafaranga munafixe, muvuge ngo umubare n'uyu, mureke duteranye tuvuze Jackie. Nta muntu muzahamagara kuri telefone, nta muntu muzajya gukuriwe, ibintu bizikora mu masegonda, nta n'iminota 10 bizamara. Ariko mureke kwirirwa muvuga ngo Jackie ararwaye, ngo urabona abantu se barajya kuvuza Jackie, barajya gutanga amafaranga yo kuvuza Jackie, ntiba nazi nakenewe yariyo, baratanga batazi n'igihe bazagarukiriza batanga. Tuye tuvugisha ukuri, wowe ugende hari utanga amafaranga, uzatanga utange. Amuna nyine nta makuru mufite y'igihe muzatangira amafaranga ngo muvuze Jackie. Buri nguni na buri kantu najyaga mbona mufatanya na Jackie kwamamaza, wenda mwabonye nk'ikiraka ahantu muri gushaka views, nako muri gushaka amafaranga. Nibyo hariya ndabashimira kuko mwigeze no gukora igikorwa cyiza. Jackie abantu bameze nk'abamutereranye, bameze nk'abatazi Jackie uwariwe. Jackie mumera nk'abamugarura muri society igihe yaranafunguwe, sinzi niba yarafunzwe, yigeze kugirana ikibazo n'umugabo bashakanye, biba ngombwa ko Jackie akiza kigaruka muramwiyegereza, mumufasha gushaka amafaranga, akajyaza niba mwabonye ikiraka cyo kwamamaza ahantu nka buri nguni na buri kantu, mukamwitwaza mwese mugakorana. Ibyo ngibyo ni byiza, ndabishima. Hanyuma rero mugendeye kuri icyo mwari mwarakoze, n'uyu munota n'isaha muracyari kugaragaza yuko ari mwe muri kuvugira Jackie, ari namwe bahagararizi be, mu mureberera umunsi ku wundi. Nimumfashe muvuge ngo harabu dufite aya cyangwa se nta n'ijana rihari, ariko akeneye kuvuzwa n'amafaranga ya nayo. Nimudufasha tuyashake, natwe dushyiraho akacu, hanyuma tuvuze umuvandimwe Jackie akiri, twongere tubone Jackie yabaye muzima, cyangwa se nibinanirana. Nta indwara n'indwara nyine, ashobora kuva mu mubiri akagenda, nibyo birumvikana, ashobora gukira, ni byiza, ariko mu gihe byanze akatuvamo nta kibazo. Ariko mu gihe akiri muzima tukimureba atarapfa, mureke dushaka ubushobozi tugende tuvuze Jackie. Giye n'ukuri ntabarije Jackie ku mugaragaro, ikintu nari mbashije kuvuga no gukora ni iki ngiki: Jackie avurwe, Jackie abe muzima, Jackie amere neza, ariko ikibazo kive mu nzira. Nigendera agende, twe twarakoze icyo twasabwaga cyangwa se twagombaga kuba twarakoze. Ibyo sibyo, iyo nama siyo. Muntu wakurikiranye Umwitsi TV, ndagusaba iki ngiki, mbabarira ujye muri comment utanga igitekerezo cyawe, udushyigikira, uvuge ati nanjye ndumva Jackie byamera gutya, nanjye ndumva byamera gutya. Niba hari nicyo wakora gishoboka, sharing ikiganiro cyacu kigere kure, abantu babone ko bamenye ko Jackie afite ikibazo, tumufashe bigende neza, Jackie avurwe. Murakoze, mugire ibihe byiza. Nicyo ngicyo nabisabiraga.